Amahoro amahoro bwoko bw'Imana God's people muherereye hirya no hino ku isi. Yego abumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi aho waba uherereye ku mugabane wari wo wose, Afrika, Amerika, Aziya, Europe, Australia, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe. Yego kandi mubiheshejwe no kumenya Imana nk'uko twiga ijambo ry'Imana buri munsi bimenyekanisha Imana binamenyekanisha Yesu Kristo. Yego basuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Anastase Sibomana. Yego dukunda kwigana tureba icy'ingenzi dukwiriye gukora. Uyu munsi turimo kurebera hamwe n'ubundi turebera hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Yego kuba turi aho tugomba kuba turi niho turi n'ubundi kuri iyi si. Ese turimo kuhakora icyo tugomba kuba dukora? Birakwiye yuko tukwiriye kumenya nyirizina nimba aho turimo kuhakora icyo tugomba kuba dukora. Ibyo turaza kubibwirwa n'iki? Turabivana hehe? Turaza kubimenyeshwa n'ubundi n'Imana kugira ngo tube dufite amakuru yizewe cyangwa yemewe y'icyo tugomba kuba dukora. Turamenyeshwa n'Imana. Ese imvugo y'Imana turaza kuyikura hehe cyangwa turayivana hehe? Ibyitubwira tugomba kubahiriza turumvira hehe iyo Mana? Turaza kureba mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Mu gitabo cya Bibiliya dusanga habonekamwe amagambo y'Imana, niho tuza gusanga n'ubundi iby'ingenzi dukwiriye gukora no kubahiriza tukikuri uyu mubumbe w'isi. Yego kino kiganiro ni ikiganiro cy'uruhererekane. Hari n'ibindi biganiro byatambutse byinshi kuri iyi topike. Yego ni ikiganiro cy'uruhererekane n'ubundi turebera hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Hari n'ibyo twagiye tubona dukwiriye gukora kubahiriza nk'ubwoko bw'Imana, harimo ndetse no kwiga ijambo ry'Imana tukabibona mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Rero mu gihe uri aho ugomba kuba uri, kora icyo ugomba kuba ukora nyirizina, harimo no kwiga ijambo ry'Imana. Ku murongo wa Irera TV1 buri munsi twiga ijambo ry'Imana. Yego kubw'iyo ntego n'ubundi tubona mu by'Imana idusaba gukora. Uri mushyashya, yego ni byiza n'iby'igiciro kuba duhuye tubonanye. Kanda subscribe duhorane buri munsi, buri kiganiro cyose dushyizeho cyigisha ku bigendanye na Bibiliya n'ubundi kikugereho. Yego 5 kuri 5. Tugiye kureba kuri iyi topic turiho n'ubundi turebera hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri umubumbe w'isi. Tugiye gusubiza iki kibazo kuri uyu munsi. Ikibazo kigira kiti: none se wowe wumva kwiga ijambo ry'Imana ari itegeko cyangwa ni amahitamo y'umuntu? Yego turagusaba tubwire Bibiliya ibivugaho iki. Dufashe nyura muri comment utubwire ese ubundi Bibiliya yo ibivugaho iki nyirizina. Fasha abakunzi ba Irera TV1, ifasha ubwoko bw'Imana muri rusange. Yego ni byiza cyane, nyura muri comment udusangiza igitekerezo cyawe, uko ubyumva, uko ubibona n'uko wabyumvise, utubwire icyo Bibiliya ibivugaho. Tunyarukiye mu gitabo cya Bibiliya dufatikanije hamwe muri kano kanya, tugiye kurebera hamwe umwe mu mirongo ivuga ku bigendanye no kwiga ijambo ry'Imana icyo ari cyo. Ariko tutarasoma umurongo, n'ubundi kwiga ijambo ry'Imana ni itegeko, ntabwo ari amatora agomba kubaho nimba kubyiga atari ngombwa cyangwa ari ngombwa. Turasoma ijambo ry'Imana n'ubundi turasanga mu buhanuzi bwa Yeremiya ibice 6 ku murongo wa 8 niho hagira hati: emera kwigishwa Yerusalemu we, umutima wanjye utakwikuburaho, kugira ngo naguhindura amatongo n'igihugu kidatuwemo. Yego uri kumva hano ijambo ryerekanye yuko umuntu wese agomba kwemera kwigishwa. Ariho hari hatanzwe urugero rw'ahantu hamwe gusa hano i Yerusalemu, cyangwa muri kino gihugu cya kano gace ka Yerusalemu, ariho hari harimo kubwirwa ngo emera kwigishwa Yerusalemu we. Yego emera kwigishwa, umutima wanjye utakwikuburaho, kugira ngo naguhindura amatongo n'igihugu kidatuwemo. Bishatse kuvuga yuko iki gihugu cyangwa kari agace nyirizina ka Yerusalemu
kasabwaga kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo kamenye icyo Imana ishaka, nibamara kukimenya bacyubahirize, nibamara kucyubahiriza babe batuye noneho batekanye, ntihahindurwe amatongo kandi ngo he kubuzwa kuba haturwa cyangwa abahatuye ngo be kuhakurwa. Byumvikane gukurwa ahantu abantu bari batuye bashobora kuhava mu buryo butandukanye, babimuriye ahandi cyangwa ugasanga bahatakarije ubuzima, hahise hahinduka amatongo cyangwa ahadatuwemo, cyangwa nyirizina hahindutse amatongo nk'ahatigeze kuboneka abantu nyirizina. Rero ijambo ry'Imana ryo rirerekana kandi rirabishimangira yuko kwiga ijambo ry'Imana ari ngombwa kandi ari iby'igiciro. Hari n'indi mirongo twagiye tubona mu biganiro byatambutse ishimangira yuko kwiga ijambo ry'Imana ari itegeko ku bantu baboneka ku mubumbe w'isi. Rero nk'ubwoko bw'Imana nka God's people nicyo twagize intego kwiga ijambo ry'Imana, dore ko no mu bidutera ishyaka kwiga ijambo ry'Imana birimo, ndetse gusobanukirwa icyo tukwiriye kubahiriza Imana ishaka bidutera akanyamuneza. Ngira ngo n'ubundi abangaba basabwaga kwigishwa, bagombaga kwigishwa kugira ngo bamenye icyo Imana ishaka, nibamara kukimenya bacyubahirize, yego noneho babashe kuba bagira ireme cyangwa bagira agaciro kaho bari, kugira ngo hadahindurwa amatongo cyangwa hadahinduka nk'ahadatuwemo, kugira ngo abantu batahamburwa mu buryo runaka butandukanye, yaba ari ukuhatakariza ubuzima cyangwa yaba ari ukwimurirwa ahandi baba batari bwishimire. Rero icy'ingenzi kirimo kugaragara ni uko kwiga ijambo ry'Imana ni itegeko, ntabwo ari amahitamo y'abantu. Yaba ari amahitamo y'abantu, abangaba b'i Yerusalemu bagahitamo bakavuga ati amahitamo ni ayacu, icyo twemera nicyo turi bukore, ugasanga banze kwemera kwigishwa. Iki gihe, kiriya gihe cyabo aho bari batuye hari guhita haba amatongo kandi igihugu cyabo kikaba kidatuwemo nyirizina. Kubera iki? Banze kwiga ijambo ry'Imana, banze kwiga cyangwa badashaka gushakisha buryo ki bamenye icyo Imana ishima kugira ngo abe ari cyo bakora. Rero kuri Irera TV 1 nibyo twagize intego kuri buri kiganiro tunyuza kuri murongo, ni ukugira ngo tumenyekanishe cyangwa twigishe ijambo ry'Imana kugira ngo habeho kuryubahiriza, kugira ngo nyirizina tube mu murongo w'iby'Imana ishaka, kugira ngo tuzabane n'Imana mu bwami bw'Imana. Kuko ijambo ry'Imana niryo rirakumenyesha buryo ki ukwiriye gukira, ukwiriye gukizwa urupfu rw'iteka. Ijambo ry'Imana niryo rirakumenyesha inzira, rirakumenyesha umuntu uri bugukize ari we Yesu Kristo, ndetse n'uburyo ari bugukizemo. Ijambo ry'Imana niryo riraza kukumenyesha yuko Yesu Kristo ari we mukiza wabizeye yuko yabacunguye. Icyo gihe ukaba wageze mu nzira y'uburyo ugomba kuba uw'Imana, cyangwa uri buze kuba ubwoko bw'Imana, uri buze kuba God's people, ukaba uw'Imana, ukaba ubaye umukiranutsi, ukaba ubaye bene Imana, ukaba ubaye uw'igikundiro ku Mana, ukaba utari uwo kunyeganyezwa mu buryo ubwo ari bwo bwose bugendanye no kuba hahungabanywa ubugingo buba mu muntu. Yego, ngira ngo nyirizina tudatinze ahangaha kuri kino kibazo kibaza kiti none se wowe wumva kwiga ijambo ry'Imana ari itegeko cyangwa ni amahitamo y'abantu? Kwiga ijambo ry'Imana ni itegeko, yego. Rero buri wese arashishikarizwa kuryiga, kwiga ijambo ry'Imana, ndetse nawe ukimara kumenya iyi mbuzi cyangwa ukimara kumenya ibi by'ingenzi umenye kano kanya, bisaba kubishyira mu bikorwa kano kanya, ndetse ukabimenyesha n'abandi kugira ngo nabo bakore iby'agaciro cyangwa bakore icyo bagomba kuba bakora mu gihe nk'iki ngiki. Yego, ibinyura kuri murongo wa Irera TV 1 by'umwihariko bino biganiro n'iki ngiki tunyujijeho, yego nibyo by'agaciro kuri twe ndetse na bagenzi bacu n'abazadukomokaho. Nawe nubyihererane, bimenyeshe n'abandi. Yego, ndabashimiye cyane. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.